nuko nanjye mba ndi kwira agapirawu kanjye pole pole. Ubundi kugira ngo uryoshye rero buriya bari gukarisha intoki. Bari gukaraba ukagafungisha intoki nyine. Reba. Ko gashyushye se sha Nyamabondo. Ariko uzi tankwereka nziga nkagize gutya nkakizemo nkatatanyije noga intoki sibyo. Ubundi mitangaruka tukarisha intoki si kweli? Ngaraye mu ntoki. Kagare mu ntoki tubikurikirana. Hello Noti. Meze mute amakuru yanyu sha maze iminsi narabuze maze iminsi ndi bize ariko ubu ngubu mbonye akanya gato ndavuga kanze batere yamba abantu banjye rwose mutavamo muranyibagirwa ntazatinda nkibagirana. Nanjye kubatera yambu nizeye ko mumeze neza aho muherereye hose. Welcome again. Here is Noti wanyu abanyarwanda. Ubu rero mvuye ku kazi ndavuga ko bana abantu babiyongoza nkabatera yambu tukareba ibyo ari nyine nkabaza amakuru ni biki biri kujya mbere muri iyi minsi. Ni imihanda amabara yanyereye by the way. ariko ngera nko mu rugo nagize nyenda niwe nkareba imihanda ukuntu iba yiriwe nkabona byanyereye imihanda yanyereye nyine ni hatari ntabwo biba byoroshye. Ariko nyine nanjye ndavuga ati reka nze batere yambu. Ngeze mu rugo nteka n'akantu k'agapirawu k'agaceri ndavuga ati wakarya turi kuganiramo pole pole. Nkareba muri iyi minsi mwarabibonye ko Nyamabondo yashimuse Noti. Ariko ntacyo iyo umuntu yabaye busy nka kuriya nyine akaba nyine baganiriza biba ari bon. Ubwo rero nanjye navuga ati reka nanjye nze batere yambu numva ukuntu ibintu bimeze. Nyamabondo nawe mubaze n'isi imihanda yakorewe imaze iminsi imeze bite ibintu bihagaze bite. Reka rero mba nshake ako kapirawu nari ntetse mvuye ku kazi nze tugasangire tuhamagare na Nyamabondo twumve ngo ubundi ibintu bimeze gute. WhatsApp twumve ukuntu imihanda ihagaze nta wamenya. Sawa reka duhite tubonana tujye gusa. Halo? Tom bebe. Imeze bite? Mva kandi Nyamabondo nawe rero zarakoneye kandi tujya tuyivuganiraho. iPhone bakwibye? Ndimo ndarya. Ndi kurya agapirawu sa tukabona sushona. Okay. Ngamaje kwa nase mbega uryo bishyushye. Wasoje bagiye. Okay. Bimeze bite se? Twakoresheje ko kutayiguze sha. Asa nko ubusefiti. Aga nawe ujye umenya ko uri bamwita ngukira umfatanye ibikorwa wa Noti. None se wowe uvuga ugomba gushyiramo n'awa yawe nyine ukamenya ukumva ukuntu ibintu biba bivunanye. Reka niba
dusigaye tubyumva kimwe. Dusigaye tubyumva kimwe. Tuwa. Meze biteze. Nanjye ndi recordinga by the way. Nanjye ndi recordinga. Akuri bushyira kawe. None. Nuko gahunda zesitaye. None se kutabaye. Ko ntago hari ku gapirawu se. Twareba ibyo ariko urabizi. Tubizi ko ndi bukurebera akantu se nuko nyine byabiri ya aferi yacu taracamo. Ariko urazi ko ndi bugute murabizi. Iyo ubwo se byabukira ko bitageze. Nge ndi kubwa nyine cyane kukurikirana. Ariko birakugeraho ku makuru mfite kugeza kano kanya. Ariko ye. Ariko nawe uri handi sama. Oya ndi gari. Uri iki? Uri iki? Ndi gari. Gari gose ngo ushatse kuvuga iki? Ko nsigaye aho ngaho. Gari nyine bisobanuye umugabo mubi. Oya ntabwo uri umugabo mubi kabisa. Nyega ntabwo umugabo akeneye kuba mwiza. Kandi Kigali basigaye bamwitukuza ngo babe beza. Nka ko numva byafashe intera aho ngaho ra. Bafashe intera. Nawe ugiye kwitukuza. Cyabaye tuba mubi koko. Ntabwo nakwitukuza kirasire. Cyabaye tuba mu Nyamabondo. Oya abakongomani baba ari beza. Noneho baza nkawe witukuje n'ukuri kw'Imana. Shawa wakishe pe. Ntabwo uri mubi. Ntabwo uri nyine mwiza gutyo umeze. Ako nakora nakibonye ahubwo. Nakibonye wasorame nakibonye nuko nyuma y'ino nanga ngiva mu kazi. Yakimaye kabisa umuniga. Nje kuceditinga mu kanya. Ndacyo wenda seka ndagupfa. Nyase niya ni wayivanye he? Ntabwo biba byoroshye. Ese ko ntari kukubona kandi wowe ariko ntacyo utwaye. Ngo nawe wabona uparitse muri feruje. Oya nta kibazo byihoreye ntacyo utwaye. Nuko nanjye mba ndi kwira agapirawu kanjye pole pole. Ubundi kugira ngo uryoshye rero buriya bari gukarisha intoki. Intoki? Bari gukaraba ukagafungisha intoki nyine. Karasa? Reba. Ko gashyushye se sha Nyamabondo. Ariko uzi tankwereka nsiga nkagize gutya nkakizemo nkatatanyije noga intoki sibyo? Ubundi mitangaruka tukarisha intoki. Si kweli? Ngaraye mu ntoki. Kagare mu ntoki tubikurikirana. Ambaye plate ntabwo asenye Nyamabondo nabo mana yanjye. Yandenze kabisa. Cyane ngiye guta nkazitinga mte ngashyiraho. Ariko ntanubwo nakareba nyine ngiye kujya kweditinga. Kukadanodinga sorry. Mbona wakareba muri plate ndumiwe. Ifo kubungunda
mbivuyemo. Urasa ko Hmm? kuna kama Waislamu bwana. Kuna kama Waislamu. Kama Waislamu. Kama unafanya Waislamu. Kabisa gutya. Wajuza urakeno so kubira ibyo bikuru. Hoya njye ntabwo njye nihakana ibiryo nuko bishyushye. Namurya baranzi. Nase ngubeshye. Ntabwo namurya ariko nyine ibiryo biraryoha. Ntabwo nakubeshye kabisa. Mbega ibiryo biryoshye. Genda. Ngo ngenzi Imana. Wagira ngo nambare iki se? Oya. Wapi? Ino pirawu ndi kuyisaka ngo ndimo kuyisaka inyama. Ngayibonye? Ntera imirwi ahantu hari inyama. Ariko yo nawe nagutamo nako mukanya ndaje ngutemo. Ipira no si umuceri kumuceye mu burawuhorana. Cyangwa se ntacyo nzana ukugurana nta birenze. Ariko nawe uko ufite nawe uri kujya. Hanyuma uri ikirungo n'inyama ubundi uteka ipirawu ejo tuzayirya. Reka nzarukoresheje rero kuko ejo nigira n'Imana nzakoresha urayaka. Mwabashe kuvugana se? Yakubundi ewa nizo ni hatari ndakurahiye. Yaka kumufatisha biragoye ahari. Ahubwo si Kigali mubona mute? Niba nawe kumubona ntabwo biba byoroshye. Nase telefone yawe yayivanyeho. Ikajya hese? Nyuma we ntumbwire. Buri munsi amasuko ngo newe. Yakara navuze ngo nzamuremera telefone y'umugore ariko yakafite umugore witonda narabikunze couple yakana n'umugore narayikunze. Ntabwo umugore wazamuremera ka iPhone. Atazajya n'umugabo n'ikigabo kiza kumushuka kikamutwara yaka. Bantu wanjye rwose rero Nyamabondo baratuyobye. Numva zanagiye. Ariko se nawe ntabwo unambwiye. Nawe ntubunambwiye ngo ugiye gucaho. Kandi nahuye ko yakoze yoheje iyo mpuze mwakoze. Video mwakoze. Wagira ngo umenye ko yo. Wagira ngo umenye ko yakoze video mwakoze. Ko yayimpaye. Ugira abo bakagira ngo yaramaye Noti ngo ndi bari voice note kugira ngo manyanyera kapagomba kubishukira kugira ngo nuko byakugezaho 5 kuri 5. Kandi nemaje kukubwira nawe. Ntabwo uko no umushumba. Kabisa. Baada none kucyene kuri Noti.
tubabwire neditinze nibagiwe gushyiraho ya nimero bagomba kuduhamagaraho. Abantu dukurikirane kuri Noti mugomba kuduhamagara kuri nimero vuga iyawe. 0793363044. Ngeri yisubiremo. 0793363044. Abantu dukurikiranye iyo nimero muze kuyihamagara. Umuntu ushaka gukora kariya ka game babwire ko twageze ku 300. Ni nk'ibihumbi 400. 400 kabisa. Namwe mwazanye nazamuka gakeya. Wowe bashaka 400 nzatayohereza kabisa. Sawa nazabitangira. Abantu bashaka gukora uriya mukino bagatsindira 400. Mari n'ibihumbi 400. Tuzakora iki? Tuzayabaha nyine. Kandi kubera ko umushinga rubanyi ugomba kujyanyuza kugira ngo bame no sinanyuze handi kandi ari wowe ndagiriye. Cyane. Cyane rwose. Umuntu uzaza kuri kamera akagateranya 400 uwo munsi nzaranyamwohereje. N'umuntu wagatsindiye hari ukuntu umuntu yayatsindira agashaka kugaruka, ibyo ntabwo byakunda. Ariko wagatsindiye watsinze rimwe ntabwo yagaruka kongera gutsinda ayandi. Ariko utayatsindira yaza yatsindwa neje kongera akajya kubyigaho akagaruka gutyo nta kibazo rwose. Abantu baze batsindira amafaranga twubaka igihugu. Kandi nese tangazo by the way ndashyiraho kazana netitinyo nimero netitinga ikiganiro, ndashyiraho nimero bashaka kutubonaho, nimero zawe ndashyiraho n'izajya kuri WhatsApp. N'umuntu ushaka kunyivugishiriza inbox kuri WhatsApp ariko ntimuzamamagare, ndabinginze ntimuzamamagare. Nimushaka guhamagara mujye muhamagara Nyamabondo kuri WhatsApp gusa, ariko mujya munyandikira. Hanyuma ukinyandikira uzajya umbwira ati nshaka gukora iriya game, wenda nkubwiye ukuntu wabigenza, ariko kumpamagara ntabwo bizakunda, ni kuri WhatsApp gusa. Square nibyo kabisa. None sandi imeze bite muntu wanjye? Ko mbagira ngo wariye wahaza umeze nkanjye ahangaha. Niwe byatari nasindutse. Uvuye kwikaraga imihanda? Welcome. Umva ukuntu imihanda ibiryana. Nasindutse kabisa. Nase ugiye gusinzira aya masaha? Ugiye gusinzira? Ngiye gusinzira ndabyukira nka saa 1 saa 2. Aho wasubiye ni saa ngapi? Ari saa 11 n'igice. Nawe urambeshya. Ugiye kujya saa 11 n'igice? Cyane uzi ko nasindutse. Urambeshya kabisa. Saa 11 n'igice ariko wabona bitotsi? Harya umuyihenzoga nabonye ntazi, harya umuyihenzoga nka Primus. Ariko nawe rero Primus numva ngo ni y'abagore. Sinzi ukuntu washyizemo kunywa Primus kabisa. Imisemburo
eka ufite ibisebe y'abagore niba murayibona turi mu ndetse ubwo ibyo bintu wabitekerejeho gute kugira ngo unywe primus kweli ibyo bintu wabitekerejeho gute kugira ngo ujye unywa primus bose bambaza kudashaka no kunamo se oya nanayikugurira ariko ntabirenze niba nta birenze nyine ubwo bitarenze wabikoze oya kandi se kamba ndakubwira ngo ngiye gutaho mu kanya kandi ngo ndabikoze nawe rero mu kanya kabisa amafaranga ndakohereza akantu urebe ukuntu wabigira ahubwo se misiyere se mukoresheje misiyere se mana misiyere ashaka ko mutwerera ngo mu bukwe bwe teka nimutwerere ngo nyine kumutwerera bigahita nawe bihura n'ukuntu yaduye twakorana nawe ubundi dukoranye nkamwishyura kandi ngomba no kumutwerera si umutari ingaru ya danje oya ni ukuvuga ngo intwererano urayimuha kuri kamera nyine ariko nyine nyuma ya kamera ntabwo ari bumbwire ngo nyishyura nyuma ya kamera ntabwo ari bumbwire ngo nyishyura oya ni ukuvuga ngo urabimubwira ko umuhaye intwererano kuri kamera n'iki niba ari puranka azayagusubiza uratekereza ko ushobora no kuba puranka ko nampiye oya ntabwo ari puranka ukuntu nabibonye bivuga no kwa maribura ari puranka none wanjye wowe ukuntu ubibona oya ntabwo ari puranka nuko nyine bano bantu bamaze igihe muri bino bintu ntabwo bapfa kumenya ibyabo nyine nicyo kibazo twese tuba dufite kuko niba umukobwa yiboneye umugabo agiye gukora ubukwe kumuha sapoti ni byiza kabisa ariko hari n'abantu babizana bakavuga ati ufite ubukwe ntabwo ukamuha wenda amafaranga akagenda akayikoresha ibyo ashaka kuyikoresha tu kandi wahaye umuntu ntabwo amaze ngo yayikoresheje iki ariko nizere ko ntabyo bintu uba ubizi ko atari puranka ariko si ubundi ko wari umwe ngo tuzakorana ya dukorana na misiyere bose icyarimwe yakareka no kubyaka kumufatisha muri tombora mabuja we ariko ubukweri yaka no kuzajya nshaka umugore we ese abandi bamuvana hehe bariryamiye mu mwobo wanjye mwobo wawe na banaye wenyine ushaka no kuwerekana ariko ntacyo biba bintwaye ngendo mba ndi kuyoka ntabwo mbashaka kuwerekana ntabwo ujya ubona ko ibiganiro ryamye iwanjye nzakora ikiganiro ryamye iwanjye iphone yanjye nigeraho gikora cyose kibazo kukohereza kabisa iphone yawe izakugeraho vuba kabisa kuri iyi nshuro uzayibona nuko wajemo ibintu by'ibibazo nyine ariko uzayibona ntabwo uzagucashira n'amatike yo kuzajya mu bukwe bwa misiyeri kuko urashaka kujya kumufata mu bwoko bwose kuvuga ngo ko mugiye kunshyira ku mutwe ni amahoro oya nta matike gusa azajyana akanangarura Nyamasheke Nyamasheke uza kugenda nasi ubwo uzagenda uzagenda uteze wazagenda na boss wanyu manibu oya ntabwo nshaka kujyana nawe kuko njyanye nawe urumva haba harimo kondisiyo ntabwo ushaka umuntu ugwa kondisiyo ntacyo nese kujya Nyamasheke kugenda no kugaruka ni amafaranga angahe barazampa amatara kurimo ku Nyamasheke bihendara ariko no kugaruka byibura n'icumi switch aho umuntu yakubona akantu umuntu yanagira ahubwo no kuvuga ngo uzagifata gitagikohereza nka dokima wowe wirwarize uretse uzagera i Kigali wabishyizeho wowe uzagenda ujyayo urebe umukobwa wawe tumushyingire turebe ibyo ari byo
Yes. Ugomba no kugenda unyereka ahantu urumva nsimeruka i Kigali ukagenda unyereka i Kigali hameze gute nako mu ntara umuhanda uva i Kigali Nyamasheke za Huye za Nyamagabe wa muhanda bita Kigali bita Kivu Belt ukagenda unyereka ukuntu ibintu biba bihagaze. Cyane nta kibazo kabisa wowe upfa kuzanyereka ukuntu biba bimeze nta kibazo wowe uzanyereka nyine ahantu muba muri uzanyereka umuhanda nyine muri mu muhanda muri kugenda uzajyana nande se uzajyana turi benshi mwese muzajyana muri bisi se ndabimenya ariko n'uvuga ngo niyo byagenda gute nzajyayo niyo bagenda n'amaguru nzajyayo n'amaguru se gute none se nta muntu mwapanze kuzajyana oya nawe gute se ubwo nta muntu mwapanze kuzajyana ariko ibintu nabonye ngo barimo kunywa amata ndi kunywa amata n'amata niyo mpamvu uri mwiza ab'i Kigali bahita biyaguza byeri cyangwa kanyanga Kigali ariko ngo abantu basigaye bashoboye ibikoresho byose tuba tubibona ukuntu abantu Kigali ngo abantu basigaye bashoboye ibikoresho byinshi njya mbibona kuri media nkabona kabisa ibintu bini hatari sinzi ko nituhagera tuzashobora kubafata sinzi ko umunsi umuntu yaje nko mu kavakanza azashobora kubafata mwaradusize kabisa bakuvuga ngo kubona umukobwa w'Ikigali unywa amata byagufata igihe ariko misiyo yanywa amata no misiyo umwera amavana yavuye kuri primus yigira kuri bani yanywa primus misiyo ntabwo yanywa inzoga nawe mubeshyera ntabwo uzi ibibera inyuma ya kamera ntabyo ubuzi wowe inyuma ya kamera bari danje ba mubyeyi yewe kurumva raporo aba ari inkazi inyuma ya kamera bacyura n'abagabo reka kurumva biba bikaze cyane hatari ndakurahiye ntabwo biba byoroshye shaka ko umunsi naje i Kigali Nyamabondo ewa no kuzanembeza i Kigali ubu Kigali ikura buri munsi ubu ni ukuzaza nkasanga imihanda bagiye bayinyuranya nabonye rompuwe barayihinduye yo kuri kwa Rando oya kuri Kigali kuri convention wa mugore ucira amazi nta kibaho wana no ni ukuvuga ngo nzi Kigali ni ukumfata akaboko nzameze nk'undi muntu wese uvuye nk'amafene yose uvuye mu cyaro ni hatari kabisa biragoye hari abantu bajya baza Kigali bavuye hanze bakayoberwa i Kigali Kigali isigaye iryoshye kabisa kwa papa Ivan Kigali iryoshye ubutunda cyane iraryoshye kabisa umusaza dufashe neza nuko nyine nzaza nsure Kigali kabisa nsigaye mbona iraryoshye pe ari umudiyasipora uvuye muri ndo gufata kamera kwa Bruce Melody uzayifata iki ngavuga ngo iki
dusize ari umudiyasipora yakwifuza aje gufata kamera kwa Bruce Melody urumva nshakiye niyo ariko nyine nkayisubizayo kwa Bruce uwo muntu se wamumenye gute? niwe wundi wampaye akazi bita nana directing TV. Okay. Birumvikana. Akuvuga ngo rero ubu ngiye kujya kwifata nzere nkora ibiganiro nshyira mu kameramani abikureho. Okay. Hano ndi kumva uri gusona ku rugi. Mama segonda make muvugisha kuri telefone nk'umuntu uri hasi ngo ninde. Cyangwa ntacyo reka yitware. Hatwa turi kuvuga. Wana Oya wapi? Nari sose ngiye kureba umuntu wari gusona. Ntumbaze ukuntu bigiye. Mama ufite channel bitanana. Nyine amukoze gufata kamera igihe bishakiye nkaza nakora amara gukora mu biganiro. Okay. Sinabonye demoni ifite abantu na nawe rero. Uwo mama afite ngo afite kamera afite YouTube channel yitwa gute? Ayitanana. Okay. Ni sawa? Numva ari sawa kabisa. Umva. Wese nguteye yambo. Ndishimye kabisa wumva ukuntu nawe wajya gutangira imiyaga aho si umutipe ubu arashaka ko nzasara koko ariko dusigaye tuvugana nkabona ntago gifite ibintu byinshi byo ku ntago urabona gushaka ko ntagura amashashi ihari washaka ko ntaragura amashashi nawe ko uguze atari bukera mwatari ejo ntabwo nzakora ejo tuzakorana ikiganiro turi kurya nutabona yaka ndabona ariyo ball isigaye Kigali rero kankureke ndebe kino kiganiro mwanyoreje noneho nanjye ndubukeho kidogo nuriya mudamu nongeye mubaze ukuntu niba amafaranga namweje ataramugeraho kugira ngo abashe kuyakoherereza. Sawa santi. Tunotize uko birangiye rero agapirawu kacu twagasangiye umusaza yaducitse ariko ngera agarutse ubwo ngiye kubareka nanjye ndihukeho gato ubu ngubu yatari sama ni nziza ariko nyine ubu ngubu mwumve ngo ni saa 2 n'igice z'ijoro ariko dore izuba riri kunyakaho kuryama aya masaha nyine ni ukubanza ugashaka ukuntu uhishe amanywa ugapfukirana ahantu hose kugira ngo ubone ukuntu wasinzira. So reka rero mbareke mbateye yambo ndishimye kongera kubavugisha nzanshishamo nze mbatere yambo n'ubundi muri abantu banje kandi mujye gukomeza gukora please mukomeze gukora subscribe mukore share mukore comment
ikindi Nyamabondo ahaye telefone ziwe, nanjye ngiye kubabwira izanjye ko zo kuri WhatsApp. Ndabasabye kuri WhatsApp mujye munyandikira gusa ko umagara byo ntago byapfa gukunda. Hajye umuntu afite akanya gakeya, ariko kuri WhatsApp nzaye mbasubiza. Kuri uwo umukino na akagemu, na akantu k'akagemu Nyamabondo ndaza kubereka. Nyamabondo ndaza kubereka muri video ariko editinga ndagashiramo. Nyamabondo muzajya mujye kumugenda, abari mu Rwanda, utari mu Rwanda akatwandikira, tuzajya dushaka ubundi buryo ukuzuza. Uyu munsi ni amayero 300, ni nk'ibihumbi 100 by'amanyarwanda. Uwakuzuza nyine akagahuzahuza amabara yose agahura ku mpande ze. Ni akantu kameze nka cube, amabara yose niba ari umuhondo, uruhande rumwe hose ari umuhondo, urundi ari ubururu, urundi ari umutuku, gutyo byose bihuye. Sorry, ni amayero 300, ni nk'ibihumbi 400. So guys, umuntu ushaka kubikora rwose, you must welcome. Nimero Nyamabondo yayivuze, ariko ndaza no kwishyura ku kiganiro iyanjye. Ni guteranya 409 15 73 47 02 956. Ndayisubiramo, ni guteranya cyangwa se plus 49 15 73 47 02 956. Umuntu ushaka gukorera ako game nta kibazo aho uri hose, am open. Twikorera nyine ibintu bihura mu bwonko, hanyuma tunagaininga. Wagakora amayero 300 azagenda yiyongera buhoro. Ndanayishyira ku kiganiro nimero, hanyuma mukore subscribe, mukore share, mukore na comment, ariko mukore subscribe kuye mutiyo tubana buri munsi. Muri abantu b'ingenzi cyane. Kandi umuntu wese ushaka kutwandikira nko kuri WhatsApp, kuri ngewe wenda ushaka kutuvugana cyangwa kuvuga na Nyamabondo, nawe iriya nimero iba kuri WhatsApp, nanjye iyi ngiyi mbahaye iba kuri WhatsApp. Ariko kunyandikira gusa kubera ko kumamagara byo hari igihe umuntu afite akanya gakeya, ariko nabwo twaye managinga gutyo. Rero reka mbareke, mwakoze cyane kwa nanjye, ubwo nakagaruka. Okay, bye bye. Noti.